Oh yes, ni shata mu kazi inshuti zanjye amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba ndetse nabo ku mbibi z'igihugu harimo Amerika, Afurika y'Epfo ndetse harimo Kenya, Burundi, Bujumbura aho ndabakumbura cyane ndabatekereza harimo Kenya, Nairobi, hakabamo n'ibihugu bya Aziya, Burayi bwose nishimiye kugira ngo mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza n'iki kiganiro. Kuri uyu munsi mbazaniye ikiganiro cyiza cyane kigezweho. Alright, ni shata mu kazi kandi mbifurije kugubwa neza. Mbazaniye kubaganirira ku buki. Ubuki ni ubutabire bugiye bunyuranye bw'inzuki buhuriza hamwe maze bugakora ikiribwa kandi cyiza kirimo ubuvuzi buhambaye, kirimo umwimereri w'imiti kandi kirimo umuti karemano. Rero zikunda kubutoratora ahantu hatandukanye nko mu ndabyo no ku bindi bitandukanye. Ubuki rero abenshi babukoresha batazi umumaro wabwo, abenshi bakabukoresha bazi ko bakurikiye uburyohe gusa buba mu buki, ariko ubuki bufite n'imiti igiye itandukanye. Kuri uyu mwanya mbazaniye imimaro 10 cyangwa se ibyo indwara bwagufasha mu kugira ngo ukomeze ugubwa neza. Nawe kurikira iki kiganiro maze tugendere hamwe ukora subscribe, comment, like and share maze dukomeze ubuzima bwacu. Ni ikiganiro ubuzima bunejeje. Alright. Icya mbere, ubuki bugabanya ububare bwo mu muhogo. Icya kabiri, ubuki bworoshya inkorora. Icya gatatu, ubuki bufasha kurwanya kubura ibitotsi. Alright, ndagenda nkomeza mbibasobanurira nk'uko aricyo nshinzwe kandi nk'uko aricyo ngenejwe no kubagezaho kandi nezezwa no kubibagezaho. Alright. Icya kane, ubuki bufasha igogorwa. Icya gatanu, ubuki bukungahaye ku ntungamubiri. Icya gatandatu, ubuki bukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Icya karindwi, ubuki bufasha abakora siporo. Icya munani, ubuki bufasha gukira ibikomere. Alright. Icya cyenda, ubuki bufite inyungu ku ruhu. Alright. Icya 10 aricyo cya nyuma, ubuki n'umufasha w'umusatsi. Ni byinshi cyane ariko ibyo nibyo nabateguriye kugira ngo mbaganirize inshuti zanjye bakundwa ba shata mu kazi. Kuri uyu mwanya ndagira ngo tugende tuganira kuri bimwe bigiye bitandukanye maze dufatanye kugira ubuzima bunejeje, ubuzima wishimiye. Alright. Kuva kera, icya mbere ngiye kubasobanurira, ubuki bugabanya ububare mu muhogo, cyane cyane nka kiriya gihe urimo wumva mu muhogo hakurya. Kuva kera ubuki buzwiho kuvura uburibwe bwo mu muhogo n'ubukonje. Mu by'ukuri ubuki bufite ubushobozi bwo kurinda microbe no kurwanya infections ku ruhu. Bufasha kandi kugabanya uburibwe bwo mu muhogo nko ku bantu barwaye angine. Icya kabiri ngiye kubaganiriza, ubuki bworoshya inkorora. Iyo urwaye inkorora, ubuki bushobora kuba umuti mwiza cyane. Ubuki twabonye ko bufite ubushobozi bwo kurinda microbe no kurwanya infections. Bwubaka urukuta rukingira umuhogo, rugira uruhare mu guturisha inkorora. Ni byiza rero mu gihe urwaye inkorora gufata
ikiyiko kimwe cyangwa se bibiri by'ubuki mu gihe ugiye kuryama kuko byagufasha kurwanya kuryama neza. Alright. Iyo urwaye inkorora ugakoresha ikiyiko kimwe cyangwa se ibiyiko bibiri, inkorora ishobora gukira kandi igakira neza bitagusabye kujya kwa muganga. Alright. Reka mbagezeho icya gatatu, ubuki bufasha kurwanya kubura ibitotsi. Right. Kurya ubuki byongera gato urwego rwa insuline, umusemburo ufasha isukari yinjiramo mu turemangingo tw'umubiri, hamwe na serotonine, umusemburo w'umunezero. Ubuki ni mwiza cyane. Mu gihe cyose inshuti yanjye ushobora kumva ko wabuze ibitotsi, fata ubuki buke cyane bushoboka maze uburye, nubwo cyaba ikiyiko kimwe cyangwa se igice cy'ikiyiko, mu gihe wumva ufite ibitekerezo byinshi cyangwa se urimo kumva wabuze ibitotsi, maze uburye ugiye kuryama, ibitotsi biraza byihuse maze usinzirane akanyamuneza kandi ibyishimo byawe bikomeze byiyongere, cyane cyane n'igihe waba wabuze ibyishimo. Mu mwijima serotonine ihinduka melatonine, umusemburo ugezweho ugenzura ibitotsi. Kugira ngo usinzire utuje, watekereza gufata nk'ikiyiko cy'ubuki, wagifatira aho cyangwa se ukacyongera mu cyayi kuko byagufasha gusinzira neza. Ikindi gikurikiye, ubuki bufasha igogorwa. Ubuki burimo imisemburo yoroshya igogorwa ry'ibiryo no gutembera mu maraso. Mu by'ukuri ubuki burimo igice cyiza cya fructose, isukari igera mu mara manini itigeze igogorwa kandi ikakurinda ikibazo cya constipation cyangwa se ingorane zo kwituma. Rero niba wumva ufite ikibazo cyo kwituma cyangwa se constipation nk'uko babisobanura, koresha ubuki, buragufasha. Ubuki kandi bufasha kugabanya ububabare bwo mu gifu, bukarinda no kurwara umwijima. Niba ukunda kugira ikibazo cy'umwijima, shakisha ubuki bw'umwimerere, ubuki bw'inzuki, maze bugufashe kuba wakira icyo kibazo cy'umwijima. Right. N'ubuzima ni ikiganiro ubuzima bunejeje dukomeje gukurikirana. Ubuki bukungahaye ku ntungamubiri. Birumvikana ko ubuki ari isukari, ariko irimo antioxidant, vitamine n'imyunyungugu nka zinc, calcium, potassium cyangwa se magnesium. Ubu bukungu mubibuziho byinshi cyane kandi bishobora gufasha ubuzima bw'umuntu cyangwa se umubiri w'umuntu. Umwanya wihariye bufatwa n'indyo yuzuye. Rero bigufasha kugira indyo yuzuye, ukumva ko byose byuzuye mu mubiri, nta kibazo gisigaye cyangwa se ikibazo byagutera. Ubuki kandi bukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Ubuki bwongera ubushobozi bw'imikorere y'umubiri, ni inshuti ikomeye irwanya indwara zose ziterwa n'ubukonje. Niba rero ukunda kuba ahantu hakonje cyangwa se ahantu hadashyushye kandi umubiri wawe ukaba utinya ubukonje, gerageza ukoreshe ubuki, buzagufasha. Ikindi, ubuki bufasha abakora siporo. Alright. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya ubuki mbere y'umukino n'umukino runaka bwongera glucose cyangwa se isukari mu mubiri, bigafasha
uwabukoresheje kumara igihe kirekire atananiwe kandi akoresha ingufu. Ubuki kandi bushobora gufasha umukinnyi kwisubizamo imbaraga yatakaje. Iyo rero ubufashe mbere y'umukino cyangwa se y'imyitozo runaka, bufasha gusohora imbaraga ziri mu mubiri mu gihe cyose uri bumare. Niba rero ukunda gukora siporo, gerageza ukoreshe ubuki uburye, maze buragufasha gukora siporo zawe neza. Ubuki rero kandi ikindi gikurikiyeho bufasha kugira gukira kw'ibikomere. Gukoresha ubuki bugukiza inkovu bishobora kumvikana nk'ibitangaje, ariko ni umuti karemano kandi wihuta. Nk'uko nakomeje mbibasobanurira, nk'uko ubuki bushobora kubakiza indwara bita amasununu cyangwa se ibiheri biba biri ku mubiri, ku ruhu rw'umuntu, ni nako ubuki bushobora kugukiza n'inkovu zawe ziri ku mubiri. Mu by'ukuri ubuki bwibitsemo ubushobozi bwo kurwanya mikorobe no kurwanya infections, kandi ibi ni ingenzi mu kuvura ibisebe. Ubuki cyane cyane ubuki bwa thime bukoreshwa ku bikomere, ubushye, gutwikwa n'izuba, bukaba bufite akamaro kanini mu kuvura vuba izo mpanuka z'uruhu. Niba rero ufite ibikomere bitandukanye watewe n'impamvu zigiye zitandukanye, koresha ubuki ugenda usigaho cyangwa se unaryaho, biragufasha cyane inshuti zanjye. Alright. Ubuki bufite inyungu ku ruhu. Ubuki bufite inyungu ku ruhu. Kugira ngo wite ku ruhu rwawe, ugomba kugira uruhare mu kururinda kandi ubuki bwabigufashamo. Uko uvanga ubuki mu byo wifashisha, wita ku bwiza bwawe, niko uruhu rwawe ruzoroha kandi rugumane ubwiza bwarwo. Ubuki bufasha uruhu kugumana acide ya pH kandi bikagabanya ibimenyetso byo gusaza. Hanyuma ku bantu bafite uruhu rufite inenge, ubuki bukora ibitangaza mu koza imyenge no kugabanya uburibwe. Icya nyuma aricyo ngiye kubagezaho mbasobanurira, ubuki ni umufasha w'umusatsi. Ni gute rero ubuki bushobora kugufasha kumererwa neza kwawe k'umusatsi? Ubuki ni bwiza ku musatsi mwiza kandi no ku ruhu rwo ku mutwe. Bufasha kongera kugira umusatsi mwiza, ushishe kandi woroshye. Ubuki bw'inzuki bufite ubushobozi bwo gukiza inkovu no kurwanya ibyatuma uruhu rw'umutwe wawe rwuma, bityo bikagira inyungu kuko rwongera gukura k'umusatsi. Rero niba umusatsi wawe umeze neza, koresha ubuki maze ukomeze ugire umusatsi mwiza.